ikaze ku Nono Plus TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku ndyo ushobora kurya cyangwa se guteka unaniwe, igihe utashye unaniwe urashaka ariko kurya kuko urashonje, ibintu byihuta kandi nyine ukabirya biryoshye. Murabibona nk'uko muri kubibona hano dufiteho ipanu, harimo amazi. Hano dufite ibintu turi bukoreshe, izi ni inyanya, karoti, ibitunguru, aha harimo pavuro y'icyatsi, pavuro y'umuhondo na pavuro itukura. Ibindi ni ibirungo byo turi bugende dukoresha, tugategereza ko amazi abira. Iyo amazi rero amaze kubira, tugiye gushiramo udukaroni. Utu dukaroni rero abantu benshi bavuga batwita ngo udukaroni tw'abana, ariko n'abantu bakuru bashobora kuturya kandi turaryoha cyane kuko dushya vuba, ntabwo dutinda gushya, dushya vuba. Adushiramo bitewe n'abantu ushaka. Igihe wenda utari wenyine ushobora guteka uturenze tubiri, ariko uri na wenyine ushaka no guteka na kamwe bitewe nyine n'uko wumva ushaka kurya. Kubera ko rero tuba tworoshye cyane, ntabwo dutegerezaho umwanya muto cyane. Ushiramo ibi tuba twateguye kugira ngo bize kuza kubirana. Duhita dushiramo wenda nka karoti kuko zo zitinda gushya. Impamvu biba nyine ari na byiza nuko ntabwo ari ibintu nyine uba uvuga ngo uraza kuza gukoreshamo amavuta menshi, cyangwa se uraza gukeneramo gukoresha amavuta. Amavuta uza kuza kuyashiramo ariko nyine atari menshi, ariko umva ntabwo biba bisa nkaho ari ibiryo bikaranze, ahubwo uba wabitogosanya, urayatogosanyana nabyo. Dushireho pavuro y'icyatsi, pavuro y'umuhondo, kugira ngo nyine haze kuzamo amabara atandukanye ushaka, bize kuba bisa neza. Dushyiremo na pavuro itukura. Inyanya n'ibitunguru byo tubishyiramo nyuma. Uku nguku turetse tugategerezaho iminota mikeya bikabanza bigashya. Iyo bimaze gutogota rero, tubona ko amakaroni yacu atangiye gusa nk'ashya, na za mboga twashyizemo imbere zitangiye gushya, dushyiramo inyanya. Gerageza uko uzishyira ku mpande zose. Hari wenda ushobora gushaka kuba wabanza kuko igitunguru nyine kitahiye neza. Ukaba ubiretseho gatoya kugira ngo nyine izi nyanya tumaze gushyiramo zishye kandi zinazanemo ya sosi tuba dukeneye, ubundi tukabona gushyiramo bya bitunguru byacu n'ibindi birungo bitandukanye. Iyo inyanya rero zimaze gushya, dushyiramo bya bitunguru byacu. Murabizi ko ibitunguru ni kimwe mu bintu bituma ibiryo biryoha cyane.
rero ku bantu benshi babikunda ushyiramo byinshi, cyangwa se waba utabikunda ukagerageza gushyiramo ibitunguru bikeya. Mbere y'uko rero dushyiramo ibindi birungo, turareka bya bitunguru bikabanza bigatogotaho, tukaza kubona gushyiramo ibindi birungo n'aya mavuta. Ibitunguru rero bimaze gushya. Iyo rero bimaze gushya niho tugiye gushyiramo noneho sorwatomu, cyangwa se ufite salisa niyo wakoresha, ariko tugiye gukoresha sorwatomu. Kuko twashyizemo n'inyanya, turashyiramo gakeya. Tugiye gushyiramo na magi. Bitewe n'uko bingana, ushyiramo magi bitewe nyine n'uko bingana. Njye ndakoresha ebyiri kugira ngo wenda, murabizi ko ibamo n'umunyu, umunyu wenda utaza kubamo na mwinshi, ukoresha nkeya. Dukoresheho na black pepper. Dushyiremo n'agasoya sauce kugira ngo duhindure iri bara kandi binongere uburyohe. Shyiramo gake. Murabona ko bise bihindura ibara. Ukavanga neza ku buryo igera hose. Gabanya umuriro, ubundi ugategereza nk'iminota mikeya kugira ngo ifunguro ryacu riboneke. Iyo bigeze hano rero niho dushaka kuba twashyiramo wenda utuvuta, ubaye uyashaka, ariko ku muntu udakunda amavuta, ahangaha bigeze rwose ushobora no kuba wabirya.
cyane ko nka olive oil yo ushobora no kuyishyiraho utari ngombwa yuko uyateka, ukayishyiraho ibiryo byanahiye. Tugategereza ko amavuta yacu ashya. Ibiryo byacu rero bimaze gutungana, birahiye, tugiye kubyarura ubundi tubiryeho twumve ukuntu bimeze, kandi namwe muzabigerageze. Murabibona ko ni ibintu bidatinda, ni ibiryo bishya vuba, kandi niyo waba ushonje byakwihutira kugira ngo ubashe guhita urya vuba. Birahumura. Bifitemo amabara menshi kubera za pavuro zitandukanye twashyizemo. Urabona harimo ibara ry'icyatsi, harimo ibara ry'umuhondo, harimo n'ibara ritukura. Biraryoshye no ku maso, muri kubibona namwe. Maze kubyarura, ngiye ku testinga twumva ukuntu ibiryo twatetse bimeze. Biraryoshye, ariko ndabizi neza yuko namwe nimubigerageza muzabimbwira muri comment. Mbashimira mwese twabanye muri iki kiganiro, kandi mbasaba mu mutarakora subscribe kugira ngo ibintu byiza nk'ibi ngibi bitazajya bibacika. The Chiefers Key ni ikiganiro tuzatubonamo nyine bya bindi nyine abashefu baba bagenda baduhishahisha. Murabyumva nk'uko izina ribivuga, tuzamenyeramo byinshi uburyo ki twateka, kandi nyamara tukabirya bimeze nka bya bindi byo mu mahoteli, kandi twabikoreye hano mu rugo. Ni Nono Plus TV.